Mwaramutse neza, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, murasuhuzwa na mwene so Nzeyimana Alex nk'uko bisanzwe kuri no channel Abana b'Imana TV. Ah, Ndashimira cyane abakomeje gukora subscribe, nubwo atari zo ngamije cyane, bose ntabwo ari zo ngamije cyane, gusa ni motivation ko abantu banyereka ko bankurikirana ibyo mvuga cyangwa se ibyo nkora, hari abantu bifitiye umumaro cyangwa se hari abantu babikurikirana, ariko ntabwo nkeneye subscribe cyane. Bya bindi byateye abantu bishakira amafaranga ya YouTube. Yewe rwose ndamuka nujuje ibisabwa kugira ngo batangire bampe amafaranga, muri commentaire muzambwire icyo ayo mafaranga twayakoresha, tuzayasangira twese abazaba barabigizemo uruhare, ndetse cyangwa se turebe igikorwa twayakoresha muri community yacu y'abana b'Imana. Twese abahuriye kuri no channel Abana b'Imana, turi abana b'Imana nyine, kandi abana b'Imana basangira byose. Ntabwo nkikeneye amafaranga cyane, nzi uburyo burenze bumwe bw'uko umuntu ashobora gushaka amafaranga. Ntabwo naza kuyashakira mu ijambo ry'Imana, oya, ntabwo naza kuyashakira mu ijambo ry'Imana. Gusa nyine iyo abantu banyetse ko bankurikirana, ni motivation. Buri munsi nshyiraho video iyo mbishoboye, iyo ntabishoboye nyine ubwo nuko biba byagenze, ariko mu gihe cyose Imana ikibishoboje nzakomeza mbikore. Mujye munakangurira n'abandi gukurikirana bino bintu. Nta dini ngira, nta dini na rimwe ngira, nta n'imyumvire y'idini iryo ari ryo ryose ngira. Ntazajya umuntu mubwira ngo ave mu idini yari arimo ngo habonetse irindi, oya. Jewe nemera yuko umuntu ashobora gukirizwa aho ari hose. Umuntu ashobora gukirizwa mu idini iryo ari ryo ryose, kuko agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, nta gakiza kari collectif cyangwa se kari rusange ku itsinda ry'abantu, nta na kamwe. N'umwuka wera amanuka ku munsi wa Pentecote, yagiye kuri buri ntumwa, kandi buri ntumwa yose ihabwa umwuka ku giti cyayo, ndetse ihabwa kuvuga ururimi uko Imana yabishatse. Nta n'umwe wigeze atoranya, kandi ntabwo bavuze ururimi rumwe, ariko bavuze indimi zo mu isi. Nubwo umwuka wabahaye kuzivuga yaraturutse mu ijuru, ariko bahaye kuvuga indimi zo mu isi, ntabwo ari izo mu ijuru, nk'uko abo ngubu batwifatira bakatubeshya ngo barimo baravuga indimi zo mu ijuru, ngo barimo baravuga ururimi ngo rwo mu ijuru. Ntabwo ari byo. Rero rwose mukomeze mushishikariza abandi, mukomeze mubyumve, ariko mujye munabisesengura. Muri kimwe mu bintu nirinda gukora ni ukuvuga amagambo yanjye. Aho nawe ufite Bibiliya, mujye mugerageza musome Bibiliya, murebe niba ibyo turimo kuvuga ari byo, kuko kamwe mu kaga abantu bafite, ntabwo bajya basoma Bibiliya. Abantu baragenda bagasirimba, abantu bakagenda bakajya korari, reka sinakubwira, ibyuma bikasakuza bikagira gute, bagataha gutyo bati twafashijwe. Ariko mu by'ukuri ugashaka ikintu cyagufashije ukakibura, umwaka ugashira, undi ugataha, umuntu ukajya mu idini uri umusore ukarishyingirirwamo, bakazarinda bageze igihe cyo gushyingura ukiri wa wundi, kandi nta cyumweru usiba cyangwa nta sabato usiba, nta udasiba kujya gusari. Ako ni akaga kuko udasoma. Niba ufite ubushobozi bwo gusoma, kuki udasoma? Kuki udasoma? Abantu bazize kutamenya. Ibintu byose biranditse, nta kitanditse. Burya mujye musoma, bitume n'ibinyoma byinshi. Uko usoma niko ugenda usobanukirwa n'imitego cyangwa se n'ibinyoma biri mu nyigisho z'abantu benshi cyane uyu munsi wa none badutse biyitirira Kristo. Abigisha benshi biyitirira Kristo,
ariko batigeze no kumumenya, badashaka no kumumenya, bafite ibindi bintu bagamije. Utasomye ntabwo wabamenya, mujye musoma. Uzasanga abantu bagira gutya bati haleluya, Yesu yarabambwe turabamburwa. Ayo magambo nta hantu aba muri Bibiliya, kandi uba uvuze ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo urimo urakwepa urupfu, urimo urakwepa urupfu rwa mbere. Bibiliya yigisha ko twapfanye na Kristo, ntabwo yigisha yuko Yesu yabambwe tukabamburwa. Birashoboka ko nibyo byiza, kuvuga ko Yesu yabambwe tukabamburwa nibyo byiza, niyo magambo aryoshye mu matwi y'abantu, ariko niyo mpamvu bakomeza bakaba babandi nyine umuntu akazahora aririmba agakiza ariko atagira, bagahimbarisha Imana iminwa gusa ariko imitima ikaba kure. Abakurikiye Yesu wabambwe bakabamburwa, ni ukuvuga ngo uwo Yesu yabambwe akabamburwa nibaraba, ubwo ngubwo nabo ntibaba baraba. Ahandi uzagira gutya wumva umuntu avuze ati abantu bitwa ko bakijijwe bati n'intungane ebyiri icumuye karindwi. Intungane Bibiliya ivuga ni Kristo. None se iyo uvuze yuko Kristo, iyo uvuze ko Kristo bwira acumuye karindwi, karindwi ni umubare wuzuye, ni ukuvuga ngo ni umunyabyaha rwimbi, niwe munyabyaha w'imbere mu bandi bose. Nicyo uba umwise, niko uba uvuze. Kandi Bibiliya ivuga ko yageragejwe nkatwe twese ariko ntiyakora icyaha. Ibyo ngibyo ababivuga baba barimo gushaka kugaragaza impamvu y'ibyo bakoze. N'andi magambo menshi ataba muri Bibiliya. Tera intambwe imwe Imana itere 99, ntaho biba muri Bibiliya, n'ibihimbano by'abantu. Abantu banze kwakira Yesu, Yesu aravuga ati mpagaze ku rugi ndakomanga, numva ijwi ryanjye ugakingura, nzinjira iwawe dusangire. Ariko abantu baracyarimo bagowe no gutera iyo ntambwe imwe. Ntabyo washobora, byarakunaniye, nta nubwo uzabishobora. Nakubeshya ko babishoboye, tugiye kureba ibyabo. Ushobora gutera intambwe nyinshi uhunga Imana, niko icyaha cyatugize. Hahandi usenge ubwira Imana ngo sinzi niba hari abagize basenga iryo sengesho ngo Mana ndamuka nkoze ibi nguzanyice, warangiza ukabikora ahubwo ugakuba karindwi, Imana ntikwice, ukongera ukagaruka ntushirwe. Uti Imana rwose urabizi ko ndi umunyabyaha ariko mbabarira. Ntabwo ibyaha bikurwaho no gusaba imbabazi. Kamere ntikurwa na reka, ukwiriye gupfa. Uzarukwepa ariko kugeza ryari? Nanjye nzabivuga mpaka. Dukwiriye gupfa urupfu rwacu rwa mbere. Abakristo Yesu babambanye kamere yabo n'iruba n'irari ryayo. Abagalatiya igice cya 5:24 ndibaza. N'andi magambo apfuye nk'ayo ngayo ntabwo ushobora kuyamenya rero, kuko harimo uburiganya bwa Satani bukomeye. Harimo uburiganya bwa Satani bukomeye. Bisaba rero ko usoma ukayoborwa n'umwuka, ugasaba Imana utijijisha. Hari abajya gusoma Bibiliya bashaka kureba kuverifiya ibyo abapasiteri babo bababwiye. Muri aka kanya tugiye kureba amagambo atangaje, nahaye umutwe uvuga ngo gukiranuka gutera umwaka. Gukiranuka gutera umwaka, cyangwa se gukiranuka gutera umwaka. Turasoma amagambo aboneka muri Luka igice cya 18.
turebe umuntu wakiranutse nyamara bikarangira nabi atari we wenyine. Tubona intwaro yo kwizera ngo sekuruza w'abizera bose ni Aburahamu. Aburahamu yavukiye mu muryango w'abantu basenga ibigirwamana ndetse bacuruza ibigirwamana. Aburahamu yahakanye umugore we. Aburahamu yarasambanye mu buryo buvugwa, uko bivugwa ni ukuvuga ngo mwibuke ko yabyaye umwana we wa mbere utari uw'isezerano. Ishimayeli yamubyaye ku nshoreke. Aburahamu yihakanye umugore we bageze muri Egiputa. Aburahamu yishe abantu. Wibuka ajya gutabara uriya muvandimwe we cyangwa se mwene wabo Loti. Ntibibaza yuko yagaruye iriya minyago, ari nabwo hatanzwe 1/10 bwa mbere, 1/10, ariko n'ubundi byari bisigaye byose yagize gute, yarabitanze kuko byari iminyago. Ubundi se yari abyungutse? Nibyo yaravuye kunyaga. Rero abo ngabo yabinyaze, utibaza ko atabishe. Ubu ni umuntu wahiriwe, kandi mu bigaragara mu by'ukuri ntacyo nigeze akora cyo gukiranuka, ndetse ahabwa titre yo kwitwa ngo ni sekuruza w'abizera. Agize ni sekuruza w'abizera. Erega abanyamahirwe ni abizera, ntabwo ari abakiranuka. Dawidi mpamya ko ku isi kugeza uyu munsi wa none nta mwicanyi nka Dawidi wigeze abaho. Dawidi yicishije, uretse abantu, yamaze abantu. Bibiliya bivuga yicishije Uriya amaze kumutwarira umugore, yamaze gusambana n'umugore we, arangije Mukawuri aramutwara Betisheba, aramujyana, babyarana umwana wavuyemo umwami wamusimbuye Salomo. Salomo yari yaravutse ku nshoreke, ariko Bibiliya ivuga ngo Uwiteka aravuga ngo mbonye umutima umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Uyu niwe umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, avuga Dawidi. Dawidi n'amafuti ye yose murayazi, aranditse muri Bibiliya yarayivugira. Ariko Imana nawe imubara mu bantu. Umva, Salomo umuhungu we niwe muntu warongoye abagore benshi, abagore 1,001 n'inshoreke 700. Ariko niwe wanditse igitabo cy'imigani, niwe wanditse igitabo cy'umubwiriza, ngo nta by'ubugoryi atakoze, arabyivugira mu mubwiriza. Byose yarabigerageje, byose. Umva, byose ibi ni byiza, byose yarabigerageje, ariko arangije avuga ati byose ni ubusa. Ariko nta hantu Bibiliya igaragaza Salomo nk'umuntu mubi. Twihute tuze mu isezerano rishya. Umuntu bita Pawulo cyangwa Paul, mbere witwaga Sawuli. Umva, niba hari umuntu watoteje abavuga izina rya Kristo, ni Pawulo niwe wanditse. Ariko igitangaje, yewe na Stefano umukiranutsi yatewe amabuye, Sawuli ari aho ngaho,
yarabishe kugeza hahandi Yesu yamubonekeye n'ubundi ari mu nzira ajya i Damasiko gushaka n'abandi abari baragerageje kumukweba, nawe atsindishirizwa no kujya gute no kwizera. Ntabwo ari uko yakiranutse, kuko Pawulo yagombaga kuba yarafashwe ahubwo ajyanwa kubazwa ibyo yakoze, ariko yagororewe kwitwa kuba niwe muvugabutumwa ukomeye Bibiliya ivuga ndetse kurusha ba Petero. Gukiranuka gutera umwaku, gukiranuka gutera umwaku ni ukuhe? Ni ugukiranuka uko wabyigishijwe, ni ugukiranuka bya bindi bya ntugakore ibyo ukora ibi, ni ugukiranuka gushingiye ku mategeko yatanzwe ku musozi wa Sinayi. Gukiranuka gutera umwaku. Mu isezerano rya kera bakwereka ko umuntu bita Mose yishe abantu bangana iki? Muri Egiputa yishe abantu bavugamo umwe, ariko biriya yishe abantu benshi, yari umusirikare. Mu butayu cya gihe baramye igishushanyo ya nyana y'ikigirwamana bakoze, kandi yakozwe na umukuru w'abatambyi, ukomokaho n'abatambyi Aroni, niwe watanze cya gitekerezo, niwe wagikoze, ariko ntabwo yigeze amwica, ahubwo yishe abantu barenga 3,000 mu butayu. Mose, umuntu wo kwizerwa, umuntu wakoranye n'Imana, wagendanaga n'Imana. Ndimo ndavuga ko gukiranuka kugira gute gutera umwaku. Mu gihe ndimo ndavuga ibi, mu gihe Pawulo arangiza urugero rwavuze ngo narinzi ibyo kwizera, mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo nzahabwa kandi rizahabwa n'abandi bose bazakurikira iyi nzira yo kwizera. Mu gihe Yuda wari warabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, yarasize umugore we, yarasize abana be, yarasize bizinesi ze, byarangiye uko byarangiye murabizi. Gukiranuka gutera umwaku. Mu gihe Petero wihakanye Yesu, Petero waciye ugutwi k'umugaragu w'umutambyi, Petero tubona abanyedini bari buvuge bati barihaniye. Hehe? Bibiliya ntihehe ivuga ko bihaniye. Barizeye. Reka dusome Luka igice cya 18 umurongo wa 18, ngo umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana, abafite gukiranuka kumeze nk'ukuno mutware, cyangwa se umutunzi. Aho bavuga ngo ni umusore w'umutunzi. Bose bamenye ko uyu mwaku, uko gukiranuka kuzagutera umwaku wo kutinjira mu bwami bw'Imana. Ubizi ukomeze ukugundire, ariko ubizi neza yuko uwo mwaku uzakugeraho. Twabonye muri Yobu
Yobu muri mu gice cya 27 aho avuga ati gukiranuka kwanjye nzakugundira ukana umutima wanjye ntabwo uzancira urubanza mu gihe cyose nkuko uzageza kugeza kugupfa kwe. Ariko gukiranuka kwe kwamuteye umwaka. Biriya bibazo byose Yobu yagize yabiteye n'umwaka yakuwe muri uko gukiranuka kwe. Avuga mu gice cya 27 uzarebe hari naho yageze yicuza uko gukiranuka. Birakomeza mu gice cya 42 guhera ku murongo wa gatandatu nako arihana. Avuga ati Imana ije. Ariko ati umva ibyo nde nabyumvishije amatwi ariko ngize gute ndabibonye. Niyo mpamvu nizinutswe nkihana nkigaragura mu ivi. Mu gice gikurikiraho yahise asubizwa ibye byose ndetse byikubye inshuro nyinshi. Gukiranuka gutera umwaka ni nko kwa Yobu, ni nko kwa Yuda. Yuda si ikintu yakoze kidasanzwe n'iki. Uretse Yesu ntabwo yagombaga kubambwa, si cyo cyari cyaramuzanye, ntabwo yahoraga abyivugira. Yuda yari yarasize umugore we n'abana n'ibyo byose. Yuda yasangiye ifunguro ryera na Yesu. Mu gihe Pawulo wari ukitwa Sawuli yabahigisha uruhindu. Iyo aza no kumenya aho baririye ifunguro ryera, iriya nzu yari kwibahirikaho ahari. Niyo mpamvu bahahishe. Yesu ati mujye kwantuza ntavuga izina. Iyo ba Pawulo baza kuhamenya, abari bameze nka Pawulo bari bafite ishyaka ry'Imana, bashobora kuba bari kwibahirikaho cyangwa bakagenda bakamena n'iyo divayi bari bagiye gusangira. Ariko nyuma bigaragara yuko Pawulo marigira ibyo yakoze byose ni umunyamahirwe kurenza Yuda, ni umunyamahirwe kurenza ba Petero. Dusome umutware aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Abajya kugira umwaka babanza kwita Yesu mwiza. Yesu ntabwo ari mwiza. Yashimye Petero amubwiye ngo ntabwo yigeze ashima bamwise ngo ni kanaka, abantu beza gusa. Ngo haravuga kuri Eliya, haravuga kuri Enoki, haravuga kuri Yohana, haravuga ko ari Mose, haravuga abantu beza gusa. Yesu ntabwo ari mwiza. Abo banyamwaku bita Yesu mwiza. Ntabwo Yesu ari mwiza. Yesu ni Kristo w'Imana. Yesu ni umucunguzi. Yesu yazanywe no gukuraho kumaraho imirimo yose ya Satani. Yesu yaje kunesha Satani. Yesu yaje gukuraho ibyaha. Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Hangaha Yesu pozisiyo yarahagazemo, wibuke ko ni Imana yigize umuntu ngo yambara kamero k'umuntu, yambara ngo umubiri w'ibyaha. Iyo nyigisho Bibiliya ivuga yambara umubiri w'ibyaha, ku buryo mu rwanda rwa hano bavuga ngo umuntu wese uzavuga yuko Yesu atari yambaye umubiri, umuntu wese uvuga ko Yesu atapfuye, uwo ni antikristo.
inyigisho yose itavuga Yesu gutya, yita Yesu mwiza, ngo nkaba Eliya, nkaba Mose, nkabande. Abo ngabo bari abantu beza, ndetse ko nabo ntabwo bari beza. Bari beza se? Eliya yishe abantu bangahe ku musozi Karumeli? Abantu bishwe n'inzara imyaka 3 n'igice. Kubera isengesho rya Eliya bangana iki? N'abandi. Okay. Nta mwiza keretse umwe ni Imana. Ahita amubaza ngo uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko. Nandi ubwo ngubwo. Umusore ati, cyangwa se uyu mutunzi ati, aramubwira ati ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Umwaku wawe ni ahangaha ushingiye. Umwaku w'uyu nguyu ni ahangaha ushingiye. Ni ukwitondera ayo mategeko. Abatarayitondeye tumaze kubona yuko umva ni ibitangaza amaso y'Imana, bapfa kwizera. Umutwara ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Uyu nguyu witondeye amategeko guhera kuva akivuka, niwe wananiwe kwinjira, niwe iriya titiri ivuga, wananiwe kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni iki cyatumye atinjira mu bwami bw'Imana? Ni ukubaza aya mategeko, noneho ampisi kuyamenya si ikibazo. Ikibazo ni ukuyashyira mu bikorwa. Ntimuntera amabuye, yenda nzakomeza ngende nisobanura. Umwuka w'Imana azakomeza ansobanurire kurushaho. Ariko kugeza uyu munsi, kugeza aka kanya, amategeko uvuga ngo ntukagire gutya, ujye ugira gutya. Za nyigisho z'idini neza ni kirikiramu, sibyo? Neza ni integanyanyigisho yo mu itangiriro, handi Satani abwira Eva ngo gupfa ko ntimuzapfa, ahubwo amaso yanyu azahweza mumenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Ujye ugira gutya, ntukagire gutya, ntabwo uzapfa. Nyamara abashaka ubugingo buhoraho bagomba gupfa. Yesu ati, ushaka kunkurikira niyiyange, yikore umusaraba nkurikire. Yesu ati, nta muntu ukunda umugore we, abana be, imirima n'ibindi byose kunduta ukwiriye kuragwa ubwami bw'Imana. Yesu ashaka ko tumukurikira, ariko tukamukurikira bya bindi byose nuko gukiranuka twigishijwe n'abantu, nuko gukiranuka tukabisiga. Bitari ibyo ngibyo tuzapfa urupfu rwa kabiri. Uko gukiranuka kuzagutera umwaku rwose, uzapfa urupfu rwa kabiri. Ntabwo Kristo akeneye ko umukurikira ugenda umwiryagagura inyuma, umuduhira mu matwi umubwira ngo ariko jyewe naretse ingurube, ariko jyewe naretse inzoga, ariko jyewe ngo sinsambana, ariko jyewe ngo urabizi burya, ngo jyewe ngo twebwe ngo ntabwo dusenga ibishushanyo, ngo twebwe burya ngo urabizi ko ariko ngo twebwe ngo tudasenga ku cyumweru. Ibyo ntabwo Yesu akeneye kubyumva mu matwi ye. Yesu yakubwiye ngo ibyo byose bireke umukurikire.
hakujyanye nta handi ni ku musaraba ugiye gupfana nawe. Mhm. Ugiye gupfana nawe nibwo buryo bwiza bwo gutsinda satani, nibwo buryo bwiza bwo gusiribanga iyo nyigisho ya satani ya muzamenya ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Gutandukanya icyiza n'ikibi, gukora ibyiza si ugukiranuka, ni ugukiranuka mu buryo bw'umuntu, bw'abantu, ni ugukiranuka mu buryo bwa satani bituma tudapfa. Kandi Imana yaravuze ko nitujya kuri icyo giti tugomba gupfa, tugomba gupfa. Nta yindi nzira, nta yindi shuwa. Ntabwo ugomba gukora amasengesho y'iminsi 40 ngo kugira ngo Imana ikubabarire, ntibishoboka. Ugomba gupfa. Ugomba gupfa. Ugomba gupfa. Ijuru rigahita rivuga ngo ubutumwa bwa Marika wa gatatu, ariko banza nibwo ndimo. Marika wa gatatu igice cya 10, ibyahishwe igice cya 14 umurongo wa 13. Numva ijwi rirenga rimbwira riti andika, uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Umwuka araza arabishimangira ati ye, kugira ngo baruhuke imirimo yabo, baruhuke imiruho yabo. Urumva, baruhuke imiruho yabo, kuko imirimo yabo igiye igize gute, ibakurikiye. Iyo mirimo n'iki byose bikwiriye kurangira. Ndetse ayo magambo rega nimwe yasiba muri Bibiliya, ariko nimwe yasaba muzasaba muri Bibiliya zanyu, ntabwo muzasaba muri Bibiliya yanjye. Kandi nubwo Bibiliya yanjye mwayitwika, byamaze kwiyandikwa mu bwonko bwanjye. Kandi urupfu ruvugwa aha ngaha ntabwo ari ruriya tujyana abantu za Rusororo n'ahandi, ntabwo ariho, ntabwo ari rwo. Kuko mu gice cya 12 umurongo wa 11 baravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama ntibakunda amagara yabo, ntibakunda ubugingo bwabo, ntibanga no gupfa. Abanesha satani barapfa, ntabwo bakiranuka. Kuko gukiranuka ni kumwe konyine, gukiranuka Imana izi ni kumwe, ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo gukiranuka kwacu, azitwa iteka gukiranuka kwacu. Umwambaro w'ubukwe, ibishura byera byameshwe mu maraso y'umwana w'intama. Iyo ni imirimo, ariko yanditse umwenda w'ubukwe ni Kristo. Imana ibanyujije mu ijisho ikabona mwambaye bya bindi bya singira gutya ngira gutya, ihita ibaremera uruhu, umwambaro w'uruhu nk'uko yabikoreye ba Adamu na Eva. Kuko n'ubundi uko gukiranuka kwanyu iyo Imana ije murahunga. Iyo bavuze ko Yesu agiye kugaruka, umutima ujya mu mutwe. Murebe titre zose z'ibibwiriza cyangwa z'abakozi b'Imana, bose ni karabaye. Noneho karabaye, musenge cyane, musenge cyane. Ni mupfi, naho gusenga se, gusenga nta kintu byaho bamarira, nta na kimwe. Ni ukwikirigita ugaseka. Nta muntu n'umwe ushobora kwinjizwa mu bwami bw'Imana no gusenga, nta n'umwe. Kuko inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni Kristo gusa. Ni Kristo gusa, izindi zose ni impimbano. Amaze kumubwira yuko rwose amategeko yose yagize gute, ngo yayubahirije, yayitondeye kuva akivuka. Urumva uyu muntu ni umuntu
w'igitangaza, nta nubwo ameze nk'ababigisha bacu bababwiriza baza bakatubwira ko bakoze amahano barangiza bati ariko twarakijijwe. Oya, twakiriye agakiza, ubu ngubu ntabwo tukinywa urumogi. Ntabwo tukinywa urumogi, ni agakiza. Twakiriye agakiza rwose. Nari indaya, uzi ko najyaga nsambana na ba pasiteri. Ahubwo urimo uratubwira uko bimeze. Kumbi burya n'abapasiteri barasambana, kumbi burya n'abadiyakoni barasambana, kumbi burya na boza inyuma. Yesu ati muzabona ishyano banditse n'abafarisayo namwe bigisha amategeko, kuko mukorera abantu umutwaro mudashobora gukozaho n'imitwe y'intoki. Basigaye babitwibwirira ati mvuye ikuzimu. Twajyaga tugira gutya, twajyaga twica impinja, buriya hari abantu twicaga. Urimo uratubwira iki sasa? Ariko nakiriye agakiza. Ngo usinywa inzoga. Wakijijwe gutyo, wakijijwe inzoga. Wavuye kuri mitsingi usigaye unywa fanta, ritiko. Byose bituruka muri Burarirwa. Ubu sinyirya inyama rwose, nakiriye agakiza. Aretse inyama, hari umusaza umwe pasiteri Mpyisi yageze kuvuga ati ibiryo by'imbwa. Niwe wabivuze, ntabwo ari jyewe wabivuze. N'ubundi ntabwo umuntu abize biology, ntabwo umuntu yaremewe kurya inyama. Kurya inyama aho byaturutse turahazi, ni nyuma y'umwuzure. Ibimera byose byakuweho, byarimbutse. Imana ibemerera kurya inyama. Nyuma ibimera bigarutse barakomeza nyine bamaze kuryoherwa, barakomeza barazirya. Ariko ubundi ntabwo umuntu yaremwe ari uwo kurya inyama. Appareil digestif yacu ntabwo ari iyo kurya inyama. Ibibazo byose inyama zadutera bishingiye kuri icyo ngicyo. Ni uburyo buri biologique, physiologie y'umuntu ntabwo ari iyo kurya inyama. Ese tu kuba wareka inyama kubera ibibazo zagutera ntabwo ari ugukiranuka, ntabwo ari ugukizwa. Kuba wareka inzoga kubera ibibazo zagutera cyangwa zigutera, kubera ingaruka zazo, ntabwo ari ugukizwa. Ntabwo ari ugukizwa. Ntabwo ari ugukizwa. Ntabwo ari ugukizwa. Bibiliya yuzuyemo abantu b'ibitangaza kandi banywaga inzoga. Bibiliya yuzuyemo abantu b'ibitangaza kandi banywaga inzoga. Loti, abakobwa be utibaza yuko bize gutereka inzoga bavuye i Sodomu muri Gomora, naho bari basanzwe bazinywa bakanazisinda. Ariko Imana yamukuye i Sodomu muri Gomora. Ba Dawidi bariya banywaga inzoga. Ikomereze. Yesu abyumvise aramubwira ati noneho usigaje kimwe, ibyo ufite byose ubigure cyangwa ubigurishe uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere ko uze unkurikire. Ntawe ukurikira Yesu adafite ubutunzi mu ijuru. Kwa gukiranuka rero, bya bindi byose uno mutunzi yari afite, kwa gukurikiza amategeko kwe bimuteye umwaku. Ko bimuteye umwaku, bimuteye umwaku. Abwiwe yuko kwiriye kubireka akabisigira abasigaye, akabisigira abagize gute, abasigaye. Abasigaye
abatagira ubutunzi mu ijuru, abadakurikira Yesu barabikeneye, barabikeneye rwose. Ninzaza mvuga gutyo mujye munyumva neza, barabikeneye. Abatarakira agakiza k'ukuri, abatarahura na Yesu w'ukuri, abatarahura na Kristo, Yesu Kristo umucunguzi, bakeneye Yesu. Babandi birirwa baririmba Yesu mwiza, ugereranywa na ba Mose na ba Eliya, wenda ukora imirimo n'ibitangaza. Abo ngabo iyi mirimo y'uno musore, uku gukiranuka k'uno musore, baragukeneye. Isi ikeneye umutekano. Ntabwo isi rero yagira umutekano abantu basambana, bica, bagira gute. Ariko kutabikora ntabwo ari ugukiranuka. Yesu ati ibyo byose bisigira abakene, nibwo uzagira ubutunzi bwo mu ijuru. Urumva, ni ukurekura ibyo mu isi ugasingira ibyo mu ijuru. Ariko abantu bashaka batengamatiye ibyo mu isi, bagashaka kuragwa ibyo mu ijuru. Ntibishoboka, ntibishoboka. Yesu yavuze ngo ntabwo wakeza abami babiri. Ntibishoboka, urahitamo. Uhere ko unkurikire. Urakurikira Yesu? Yari arimo kugana he hano? Ko nujya mu bice bikurikiraho yari arimo kugenda yerekeza i Yerusalemu, agenda ajya kubamba. Ushaka kunkurikira yikorera umusaraba we, yiyange, yikorera umusaraba we, ankurikire. Iyo bati niyo mpamvu nizinutswe nkihana. Igitangaje, uyu musore, uyu mugabo cyangwa se uyu musore, ntabwo ngo byamuteye agahinda kenshi kuko yari umutunzi cyane. Ntabwo kuzibukira bya bintu, kureka bya bintu, ntabwo yigeze abyakira. Byaramunaniye pe. Hari ahandi bavuga ngo yasubiye inyuma, ngo yisubiriye inyuma, ngo agenda ababaye. Yarababajwe n'iki se? Arashaka ubugingo buhoraho, ariko aracyagundiriye kwa gukiranuka kwa ntukice, ntukibe, ntugasambane. Kandi Imana ntabwo abo bantu bishobora kubakira ubwami bwayo. Gukiranuka ko rero kumuteye umwaka, nibyo navuze. Mu gihe ba Pawulo barimo kwinjira mu bwami bw'Imana baramaze abantu. Mu gihe ba Aburahamu barimo kwitwa ba sekuruza b'abizera barakoze amahano. Mu gihe ba Dawidi Imana ivuga ngo dore uwo umutima wanjye wishimira, yaramaze abantu. Barashatse abagore. Yesu amwitegereje aramubwira ati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana, ndetse icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ni umutunzi, ariko cyane cyane mu bintu byo gukiranuka. Ntabwo ari umutunzi wo mu by'isi, kuko mpamya ko uyu muntu atabirushaga uwitwa Zakayo tubona mu gice cya 19. Zakayo ni umukoresha w'ikoro, nyamara Zakayo umunyabyaha rwimbi, umunyabyaha ubyiyiziho, uzwi. Abantu bose bazi ko ari ishyano. Zakayo yaciye Yesu, ndetse Yesu yagiye kurara iwe. Yesu yasangiye nawe. Urumva? Ababyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Biragoye kubwira abantu yuko abantu bavuga ko badakora ibyaha, kubabwira ko nta bugingo buhoraho bafite, batazaragwa ijuru. Kubibabwira iyo nyigisho, umva, abiteguye kuyumva ni bake, iraryana mu matwi, ariko niko kuri. Abantu bati
mwemeze gutyo ubwo ngubwo ubwami bw'Imana buzagibwamo n'abangahe. Hari naho babaje Yesu ngo mbese abakizwa ni bake? Yesu aravuga ngo abantu banjye bazabeshwaho no kwizera. Urumva? Batangiye kuvuga ngo bishoboka ngo bityo ngo niba bimeze bityo ninde ushobora gukizwa, batangiye kuduta ko gukizwa bikomeye. Birakomeye rega, ariko birakomeye iyo birebera mu ndorerwamo y'abantu, iyo birebera mu ndorerwamo y'amategeko birakomeye. Arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Mu gice cya 19 abwira Zakayo, Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Urumva? Zakayo rwose yakoraga nk'ibya Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu, umurongo wa 10 rero, umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Abantu, ikibazo abantu bafite uku gukiranuka gutera umwaka nuko bibaza yuko batazimiye, bibaza ko batameze nkabo aribo bazimiye. Nguko rero uko ba Zakayo binjira mu bwami bw'Imana, mu gihe abakiranutse abakurikije amategeko yose babura ubwami bw'Imana, banirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Gukiranuka gutera umwaku ni ugukiranuka gukomoka mu mategeko ya ntugakora ibi, ya sinkora ibi nkora ibi. Imana iturinde uwo mwaka mu izina rya Yesu, amen.